Nongeye kubasuhuza rero, uyu munsi nkaba ngiye kongera kubigisha cyangwa se amagambo y'umunsi, rishobora kuba rimwe cyangwa se arenze abiri. Twagiye irya mbere barisoma ngo baptized, iyo ni past yayo cyangwa se past participle ni baptized. Ubusanzwe muri present baptize, ariko uko nabisomye ntabwo ariko uri kubyumva ukuntu babyandika. Baptized ni b a cyangwa se p cyangwa se t cyangwa se basoma I na S. Rero iyo S muri past yayo, iyo ni present, S uyikuramo ugashyiramo z. Baptized urumva nyine ko byahindutse. Nyine baptize bivuga nyine kugira ute, kubatiza. Reka nze mbahe example. For example, are you baptized? Se warabatijwe cyangwa se ukabaza muri past nyine. Did you baptized? Did igaragaza past. Ira ushaka ntabwo wayongeraho. Did you baptize? Cyangwa ngo are you baptizing? Urimo kugira ute, kubatiza. Urasubiza ngo muri present nyine mu ndage mu gihe turimo, urasubiza ngo yes I am. Akongera akahita kubaza ngo in which church? Muri rusengero. In Catholic church, nyine mu rusengero Catholic. Biba bibaye. Nawe wagenda ukora izindi nteruro cyangwa se ukavuga ngo I'm baptizing to church. Don't say to church. Which church? I'm baptizing in the Catholic church. Ndimo kugira ute, kubatizwa mu rusengero Catholic. Cyangwa se muri past uko nawe did you baptize? Urakoresha ya past nababwiye. I baptized. Urukumva ngo narabatije. Yes, ntabwo uravuga ngo I baptized. Ibyo ntabwo. Niba umuntu yakubasha uravuga ngo yes I baptized. Nabyo birashoboka. Cyangwa se ugasubiza ngo yes I did. Umubwiye ko nyine wabatijwe. Yes I did. In which church? Ugakomeza nk'ibisanzwe. Akandi kajambo k'umunsi ni ako bita iron. Iron ni ugutera ipasi. Iron benshi basoma ngo iron, wacu basoma iron. For example, my sister do the ironing. Bashiki banjye bari kugira ute, ibyo barimo gukora bari gutera ipasi. Izindi nteruro mwanyandikira muri komenti. Don't forget to subscribe as I remind you for every time. Don't forget subscribe. Nkaho nyine ndimo kubibutsa buri gihe, every time muzajye mukora subscribe. Abayikoze ni byiza cyane, murakaza neza muri uyu muryango twige. Nimwongere gukoraho mutayikuraho. Murebe hasi kuri titre cyangwa kuri content, amagambo nagiye mvuga aba yanditseho. Ukanda kuri video umaze kureba hasi uko yandikwa, byose biba bihari, mba nabateguriye